Ikaze kuri mwe mwese mukomeza kudukurikira nk'ibisanzwe akaba ari UR Update TV ikomeza kugenda ikugezaho amakuru aba agiye atandukanye, abakazi, scholarship ndetse n'andi makuru y'ingenzi aba agiye atandukanye tubasha kuba twakugezaho. So rero niba utarakora subscribe cyangwa ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, banza ukande subscribe kugira utwereke kuba wahageze ndetse unadushyigikire mu bikorwa byacu bya buri munsi, twubake umuryango ukuze muri rusange. So rero tudatinze ndagira ngo tugaruke ku itangazo twabahaye ubushize ry'akazi ko mu karere ka Bugesera hari imyanya 28 y'akazi k'ubudaso ku bantu babyifuza. Ngira ngo twabisobanuye birambuye muri video yabanje, tunababwira ibisabwa byose ko wakaprayinga kuri aka kazi, dore ko kwaprayinga byari kuzatangira kuri uyu munsi ku itariki ya 18 cyangwa se kuba wajyana dosiye mu buyobozi bw'akarere ikaba yakakirwa. Ngira ngo ku muntu wenda ubonye iyi video bwa mbere ibyasabwaga cyangwa se umuntu ugomba kuba yakaprayinga muri aka kazi agomba kuba yujuje ibi bikurikira. So rero icya mbere ni ukuba uri umunyarwanda, kuba ufite ubushake, kuba byibuze ugejeje imyaka 18 kandi utarengeje 25, kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba utarigeze ukatirwa igifungo kingana cyangwa kirengeje amezi 6, kuba ufite impamyabumenyi y'amashuri 6 yisumbuye cyangwa binganya agaciro, kuba ufite amagara mazima bigaragazwa n'inyandiko ya muganga wemewe na leta, kuba utarigeze yirukanwa burundu mu kazi ka leta. Ngira ngo ibyo nibyo byibanze byasabwaga kugira ubashe kuba wagerageza amahirwe y'aka kazi nk'uko bari babisohoye mu itangazo ku itariki ya 16, ngira ngo hari ku wa gatatu bw'iri tangazo ryasohokaga. Dosiye rero zikaba zigomba kuba zageze mu nyamabanga rusange bw'akarere ka Bugesera kuva ku itariki 18 z'ukwa karindwi. Ngira ngo n'uyu munsi nibwo dosiye zatangiye kuba zagezwa mu bunyamabanga rusange bw'akarere ku bantu bakeneye kano kazi. Ibyo bikaba bizarangira ku itariki 24 z'ukwa karindwi saa 11 z'umugoroba. Nyuma rero abazaba bujuje ibisabwa bazakora ibizami ku itariki 31. Ubwo urumva muzajyana dosiye barebe se ibi byavuzwe ruguru, abatabyujuje babakuremo, ababyujuje ku itariki 31 bazagaruke kuri stade ya Bugesera saa 2 baje mu kizami, aho ugomba kuba witwaje irangamuntu yawe, ikaramu ndetse n'imyambaro ya siporo. Ngira ngo muri rusange ni ibyo ngibyo. Ikintu dukoreye iyi video kwari ukugira ngo tubibutse yuko kujyana dosiye byatangiye uyu munsi. Nyaboneka niba wari wanabyibagiwe, jyana dosiye zawe hakiri kare. Niba wujuje ibisabwa urebe ko aya mahirwe nawe yagusekera ukabasha kuba wakabya inzozi zawe. Ngira ngo bababwiye ati uburyo bwo gusaba kwinjira muri daso, uburyo bizakorwamo, ngira ngo ibyo hasi ni ukuzuza fomu yabugenewe iboneka kuri urwo rubuga rw'akarere ka Bugesera. Ngiyo website wa3.bugesera.gov.rw, ugashyiraho fotokopi y'impamyabumenyi y'amashuri wize, ukaba washyiraho fotokopi y'irangamuntu, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire, icyemezo cya muganga kigaragaza ko ufite amagara mazima. Ngira ngo ni ibi byose babashaga kuba basaba. Nyaboneka niba uzi ko byujuje, amarembo arafunguye kuva kuri uyu munsi wa 18 z'ukwa karindwi. Batangiye kuba bakakira amadosiye y'abantu bakeneye kano kazi. Mubikore vuba rwose. Nicyo tuba tubereye hano kubagezaho amakuru ku gihe, kandi niba tubanye kugera hano kanda like niba iyi video bigufashije, ndetse unakore subscribe dukomeze gukura nk'umuryango. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi hagize n'ikindi kibazo cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment section. Murakoze.